kudukiza uretse icyaha igenga byose. Bavandimwe, nimugire amahoro y'Imana, duce bugufi twakire Yezu uje atugana kuri uwa gatandatu tariki 9 Mutarama 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu ya mbere ya Yohani umutwe wa 5 murongo wa 14 kugeza kwa 21. Ngoramutima zanjye, doramizero dufite mu mwana w'Imana, nitugira icyo tumusaba gihuje no gushaka kwe azatwumva. Ubwo rero tuzi ko atwumva mu byo tumusabye ibyo ari byo byose, tunamenyereho ko dutunze ibyo twamusabye. Niyo umuntu abonye umuvandimwe we akora icyaha ariko icyaha kitamujyana mu rupfu, ntamusabire maze Imana imuhe ubugingo. Niba koko icyaha yakoze kitamujyana mu rupfu, habaho icyaha kijyana mu rupfu. Uwakoze icyo siwe mvuze ko mugomba gusabira. Ubugome bwose ni icyaha, ariko icyaha kibonetse cyose ntikijyana mu rupfu. Tuzi ko umuntu wese wabyawe n'Imana atongera gucumura ukundi, ahubwo umwana w'Imana aramurinda maze Sekibi ntamugireho ububasha. Tuzi ko turi abana b'Imana, naho isi yose ikagengwa na Sekibi. Tuzi kandi ko umwana w'Imana yaje akaduha ubushishozi kugira ngo tumenye nyirukuri, kandi turi muri nyirukuri tubikesha umwana we Yezu Kristo. Niwe nyirukuri, akaba Imana n'ubugingo buhoraho. Twana twanjye, nimwirinde ibigirwamana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Yohani umutwe wa 3 murongo 22 kugeza kwa 30. Muri icyo gihe Yezu ajyana n'abigishwa be mu gihugu cya Yudeya, agumanayo nabo kandi arabatiza. Yohani nawe yabatirizaga ahitwa Enoni hafi ya Salimu, kuko hari amazi menshi, abantu bakaza kuhabatirizwa. Icyo gihe Yohani yari atarafungwa. Nuko abigishwa ba Yohani bajya impaka n'Abayahudi bapfa umuhango wo kwiyuhagira. Basanga Yohani baramubwira bati, mwigisha, wa muntu mwari kumwe hakurya ya Yorodani ugatanga ubuhamya bumwerekeyeho, dore nawe arabatiza kandi bose baramusanga. Yohana arabasubiza ati, nta muntu ugira icyo atunga atagihawe no mu ijuru. Niwe ntanzeho abagabo buko navuze ko ntari Kristo, ahubwo ko natumwe kumuteguriza. Umukwe niwe nyir'umugeni, naho umuherekeza w'umukwe aba ari iruhande rwe, akamutega amatwi, agahimbazwa no kumva ijwi rye. Ngibyo ibyishimo binsabye. Koko niwe ugomba gukura, naho nge ngaca bugufi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kristo naganze mu mitima yacu bavandimwe. Muri aya masomo tugiye kuzirikana ku mugenzo wa gipfura wo kwiyoroshya waranze Yohani Batista, ubwo yagize ati, niwe ugomba gukura, naho nge ngaca bugufi. Mutagatifu Benedikito yaravugaga ati, umuntu wese ushaka gutera imbere mu butagatifu agomba kurwana n'ubwoko butatu bw'amashitani: orgueil, concupiscence et colère. Ubwirasi, irari, byumvikane kurarikira ibintu n'abantu, n'uburakari. Kuko izo shitani eshatu ziba zirekeje ko ducikwa, zikadusama, zikadusandaza. Ariko shitani ikaze cyane kandi mbi muri zose ni nka shitani y'ingore, n'ubwirasi, orgueil, kuko yigaragaza henshi. Ni nawo umuzi w'imizi y'ibyaha: ubwirasi, ubwibone, kwiyemera, kwikuza n'ubundi bwoko bwawo. Yohani wo mu isomo rya mbere y'uyu munsi aratuburira kureka ibyaha tukarwanya shitani. Ati, twana twanjye, nimwirinde ibigirwamana. Ivanjili ya none turumva Yezu abatiza na Yohana akabatiza. Biragaragara ko abigishwa ba Yohani bari bamukomeyeho kandi bamukunda pe. Basa n'abagize ishyari ko umwigisha wabo Yohani atakaje agaciro imbere y'undi. Mu mvugo y'iki gihe ni nkaho aciwe amazi. Gusa abigishwa ntabwo bamenye ko umurimo cyangwa ubutumwa bwa Yohani ari ugutegurira umukwe Yezu. Kandi nyine mu muco w'Abayahudi, inshuti y'umukwe yari ifite umwanya w'ibanze w'icyubahiro. Yateguriraga umukwe, igakomeza ikurikirana ubukwe no ku munsi w'ibirori kugeza ubwo umukwe abonanye n'umugeni. Ahangaha rero iyi nshuti umurimo wayo ukaba urarangiye. None ni nabyo Yohani yibukije abigishwa be ko atari we mukwe, ahubwo Yezu niwe mukwe, niwe nyir'ukubatiza. Mu gihe Yohani Batista abigishwa babiri bamuvuyeho bagasanga Yezu, kuri Yohani ni ibyishimo bikomeye, kuko ari gusohoza ibintu kwa nyirabyo wabimubikije. Akavuga ati, ni Yezu ugomba gukura, naho nge ngaca bugufi. Nta kanga nko kubitsa umuntu ukazagaruka yarakuriye, yarakwimye, wareba nabi akaba yanagutuka ngo guki utagumye iyo wagiye. Ese ngewe Nyagasani wambikije ubuzima nansaba ko bumusubiza, aho sinzabugundira cyangwa akazasanga naritwaye nabi, narabaye umuhemu?
ibyo yanshinze naratandukiriye ngakora ibyo nishakiye aho gukora ibyo Yezu ashakaho, ubwo n'ubusambo n'ubuhemu kwikubira iby'abandi. Umunsi umwe umusore yagiye kwiga mu mahanga, ariko yari afite umukobwa bakundanaga, basezerana ko bazategerezanya imyaka 3 bakabona kubana. Nuko wa musore abwira inshuti ye ati, ujye undebera uriya mwana batazamuntwara, mbese ujye umuncungira, nzagaruka nguhemba, ndetse niho nzajya nyuzaho ibyo akeneye byose, kuko nkwizeyeho ubunyangamugayo n'ubupfura. Ya nshuti irikiriza iti, nzagucungira rwose ntugire ikibazo. Ya nshuti y'umusore imuherekeje no ku kibuga cy'indege, amaze kuyurira agiye mu mahanga kwiga, undi nawe ahita atangira gutereta wa mukobwa. Nuko baba inshuti, aramwigarurira, amwumvisha ko undi yamutaye atazagaruka, ko azibonera abandi yo mu mahanga. Wa musore ahari mu mahanga akajya yohereza utuntu twiza two gufasha sheri we, naho ya nshuti ye tumwe ikatwikenuza, utundi kaduha wa mukobwa ariko mu izina rye bwite, ntamuhishura ko ari bivuye mu mahanga. Barakundana, nyuma y'umwaka bahita bakora n'ubukwe. Undi ahindukiye azanye diplome, waje gushyingirwa da, asanga ya nshuti ye nawo musheri we bamaze kubyara rimwe n'inda yindi irimo. Musore, uhuye n'iki kimwaro, inshuti yawe wabikije ikakwambura ikakwiba, wabigenza ute? Uri uyu mukobwa ukabona sheri wawe wa mbere mutigeze munashwana, utarihanganye mu mutegereze igihe mwumvikanye, ahubwo ukihe ukagendera ku mabwire n'ibishashagirana, wabyifata ute sheri wamanukanye diplome kandi waramuhemukiye? Ese uri inshuti gito wakubikije ngo usigare umucungira, mwarebana mutahindukiye kandi waramuhemukiye? Bavandimwe, Yohani Batista azi neza aho ubutumwa bwe butangirira naho burangirira. Yishimiye ko yazajya mu bye akabatiza akigisha, kuko nibye. Mbega guca bugufi kwa Yohani. Ijambo guca bugufi cyangwa humilité mu Gifaransa ariyo mbusane y'ubwirasi, riva ku Kilatini humus, bivuga ifumbire, ubutaka, ikintu kiri hasi. Umuhanga aravuze ati, hari ingero ebyiri z'ubwicishe bugufi, 2 degrés d'humiliation. Nukwemera no kwishimira igisebo. Iya mbere, kwemera guseba. Kwakira igisebo, nta kwiyemera ngo njye sinshobora guseba, ngo umuryango wacu n'abadaseba. Waba wanarabuye ugakora amafuti ukagusha abandi mu cyaha, aho guca bugufi ngo upfuka musaba imbabazi, aho gukamenamwe ibifaranga bitubutse uhishira icyo cyaha ngo utaza guseba. Ye baba we. Ingero ya kabiri ni ukwishimira igisebo. Ni cya gihe baba kurenganyije kandi ushobora kubona afite ingingo zikurenganura, aho kugira ngo usebye abandi ukageraho ukicisha bugufi ugaceceka ukabyakira, aho kwihorera ukabyishimira nka Yohani Batista, wakira les échecs, ibimucisha bugufi. Muvandimwe, wakira ute ibitagenze neza mu buzima bwawe? Ikimwaro wagize, abagusuzuguye, abakubeshyeye, abakurenganyije, abakuvuze nabi, abakuneguye, urabishyura ukabihimuraho, urabatuka cyangwa uratuza ukabyakira? Ujye uzirikana ko na Yezu yemeye igisebo, humiliation, bakamuciraho, bakamucunaguza, kandi ari Imana arengana. Nkanswe twebwe abantu turenganya abandi, tugakora nabi, tuba twanakoze n'ibyaha. Muvandimwe, ujye umenya ko igihe cyose wishyize hejuru, Yezu we uri kumurinda imura, uri kumanura, kumucisha bugufi. Iyi minsi ya Noheli izadufashe guca bugufi, twigana Yezu wanyuze mu kirugu, yikonoje mu ikuzo ryose ngo acungure abantu, maze tureke Yezu aba ari ugaragara iwacu. Nta kumuca inyuma nka nshuti gito yiba umugeni w'umukwe. Nsabwe kwireba uyu munsi niba nta bintu by'abandi nanze gutirura. Ese muvandimwe, ntango z'abandi waba warashenye witwaje amafaranga n'icyubahiro ufite, ukitwaza gahunda zaguma mu rugo, ngo wowe bashakanye bamufungiyeho amayira, yabuze aho anyura, yabuze aho atambuka, nuko kamwifunga. Ukifunga umupfakazi, imfubyi, ngo nuko nta ruvugiro, ngo ni insina ngufi buri wese acaho urukoma. Ese koko ngewe igihe cya corona kizambera umuvumo n'ubwambuzi, kudohoka bitabuze? Oya, ndi inshuti ya Yezu mukwe. Niwe ugomba gukura, nge ngaca bugufi. Ngomba kwisubiraho, ngasubiza iby'abandi, kandi ngasubiza Yezu icyubahiro kimukwiriye. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Isi yose niyishime, Noheli nziza, Haleluya. Twabonye umukiza, umwana w'Imana, atuzaniye agakiza.